mwene data reka ngushimire wowe tujye kubana none mu nkuru y'uyu munsi kandi uhawe ikaze kuko ijambo ry'Imana ni ijambo mu by'ukuri tugenda twaguka umunsi ku wundi, kandi uko turisomye ku muntu umaze kumenyera gusoma Bibiliya usanga ugenda wumvamo nyine ibishyashya, uko urisomye ukumva hari ikindi kintu uri kungukamo. Niyo mpamvu mba ndi kuvuga ngo niba hari ikintu wenda nanjye mvuze mu by'ukuri nawe wajya wandika muri comment ukambwira uko byumva, tugasangira ku ijambo ry'Imana ribereweho kugira ngo dusangire, ritwigishe, ritwagure, rigeraho ritugeze. Uyu munsi nashatse kuvuga ku kintu cyiswe umubatizo. Umubatizo ni iki? Ese abantu bo babifata gute? Kuki hari ababatizwa inshuro nyinshi bakongera bagasubira mu mazi? Kuki hari ababatizwa hari ntibumva umubatizo icyo ushatse gusobanura? Mu by'ukuri umubatizo dusabwa, Uwiteka adusaba n'uwiki utumariye iki? Yesu ubwe yabatijwe na Yohana umubatiza. Aho hantu singiye kwasoma, ariko ni utasoma Bibiliya n'ukuri mujye mugerageza gusoma Bibiliya mwumve uko byanagenze. Yesu ajya kubatizwa na Yohana umubatiza, Yohana ubwo yaramurebye atavuga ati sinjye wakabaye nkubatiza ahubwo niwe wakabaye umbatiza. Yohana yise amenya Yesu Kristo, ariko Yesu aramubwira ngo ni ukubikora kugira ngo mu by'ukuri hasohozwe nyine ibyo Imana ishaka, ibyo Uwiteka dushakaho, mbese bisohozwe. Impamvu rero Yesu Kristo yabatijwe kandi mu by'ukuri atari umunyabyaha, nta kintu na gito yakoze, byari kugira ngo tumurebereho urugero, mbese ibyo yagezemo, ibyo yanyuzemo, natwe aba ariko tubigenza, kuko ubuzima bwa Yesu Kristo natwe nibwo tunyuramo. Dukwiye kugenda nk'uko yagenje, dukwiye kubatizwa umubatizo Yesu Kristo yabatijwe. Umubatizo mu by'ukuri bisobanura iki? Njye icyo nabashe gusobanukirwa, umubatizo ni ugukaraba. Mbese ujya mu mazi ukibira wese, guhera ku mutwe, guhera ku musatsi kugeza ku birenge, mbese hose wese, kugira ngo ube woze bya byawe byose. Ariko ikibazo kiriho niki? Ni ukuvuga ngo umubatizo icyo Yesu Kristo yavuze umubatizo usobanura, yavuze ko usobanura iki? Ubwo yabwiraga abigishwa be ngo mugende mwigisha amahanga yose, mwigisha abantu bose, uwizera mu mubatize. Muri Mariko igice cya 16 ku murongo waho wa 16 haranditse ngo uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Ahantu abantu benshi bakunze gusa nk'abafata umubatizo mu bundi buryo, ahari njye ntabibona nk'uko byanditse muri Bibiliya. Muri Bibiliya baravuga ngo uwizera akabatizwa azakizwa, bivuga ngo habanzirizwa no kwizera. Kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ni ukumwizera, kandi ukamwizera mu mutima wawe, ukabyatuza akanwa kawe. Aho rero niho habanziriza kuvuga ngo noneho wabatizwa. Kubatizwa ni ukoga bya byaha byose noneho. Ariko nanone ikibazo kiriho, nabonye abantu benshi dukunze kwitiranya n'ikintu cy'umubatizo, nuko ubundi kubatizwa ni iki? Kubatizwa ni ugupfa ku buzima bwawe bwa kera. Nubwo ngo ibyaha byawe bya kera, ibyo wabagamo byose ubu bihanaguye, ni nko kuhanagura, noneho ukavuga ngo mbaye icyaremwe gishya muri Yesu Kristo. Ubwo bivuga ngo ubu ukwiye kuba urekanye bya byaha byose wabagamo, ukaba ubaye mushyashya. Ikindi ni ukugira ubuzima bushya muri Yesu Kristo, ndetse ukaba uri no kwerekana, no gushimangira, kwerekana imbere. Nubwo abantu benshi bashaka gufata umubatizo nko kwereka abantu ngo ndabatijwe, ariko ubuzima bwacu twebwe tubamo muri iyi si ntago tubamo kugira ngo twereke abantu, tubamo kugira ngo twereke spirit, ndavuga imyuka y'umwijima ndetse n'imyuka yera nyine yo mu ijuru. Ubundi ubuzima bwacu muri iyi si twebwe turi hagati ya Satani uduhiga n'Imana idukunze idushaka. Ibyo dukora byose rero nibo tuba tubyereka, nubwo twe dushaka kubikora nk'abereka abantu, ariko nta gahunda ariko byakagenze. Twe twakabaye dukora ibyo dukora kugira ngo twereke ibyo tutabirebesha amaso yacu y'umubiri, ariko tubirebesheje amaso y'umwuka twabibona. Kubatizwa rero icyo bivuga ni iki? Kubatizwa ni nko gukora ubukwe. Mu by'ukuri ni nko kwimarira, uri umugabo n'umugore mugakora mariage, ukambara impeta. Ubundi umubatizo nicyo bigaragaza, ni ukwerekana ngo noneho dore ndi marié, nahisemo runaka. Uba weretse rero Satani ko uwo wahisemo ari Yesu Kristo, ko ari we mwami wawe, ko ari we uhaye nyine noneho ubuzima bwawe, ko ari we mwakorana, ko ari we mbese ugiye kuba ari we ukuyobora.
uba weretse iyo myuka nyine, imyuka y'umwijima ko ibyaha bakujyanyemo, izo mvugo zabo, ibyo bakongoreraga kutakira uwabo. Ariko ikintu gitandukanyije hano rero n'umubatizo abantu bamwe nabonye abantu bashaka gukinamo, umubatizo ntago ari kuvuga ngo kubera kubatijwe ngo urajya mu byaha ngo noneho ngo uzabona ijoro kuko just wabatijwe. Kujya mu ijoro nuko wizeye Yesu Kristo ukamwakira n'umwami n'umukiza, kandi na nyuma yaho nubwo waba warizeye Yesu Kristo ukamwakira nk'umwami n'umukiza, iyo utamwumviye, kuko iyo umaze kumwakira atura mu mutima wawe, akaba ari we utangira kukuyobora nyine akwereka inzira zikwiriye, akakuganiriza, akakubwira. Ariko iyo utumviye Mwuka Wera wowe wamaze gutura muri wowe, ugashaka wowe kuba ari wowe wigenga, ugatangira gukora ibyo wowe ushaka, n'ubundi usubira muri bya byaha. Bivuga ngo n'ubundi ntubuzabona ijoro nubwo waba wari warakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. N'umubatizo rero nawo nuko nguko, kubatizwa nukwereka umwijima ko ubusigiye ibyaha wabagamo, ibyo byose wagenzemo ubu bisigiye umwijima, ukaba ugendwa noneho na Yesu Kristo. Abantu iyo bamaze kuba mariye nuvuga ngo bavuga ngo nzatandukanwa nawe n'urupfu, ubundi niko byakabaye bigenda, ukavuga ngo noneho iyi mariage nkoze ninjye na data kugeza ku rupfu, kuko nyuma y'urupfu ubuzabana noneho nawe akaramata muri kumwe, noneho n'ibyo byaha nta kibibaho na Satani atakikuvugisha, mbese nta hantu mugihurira. Ubundi nyine ibyo ngibyo byakabibera hano ku isi. Ariko abantu turebere mu by'ukuri, no mpamvu akenshi iyo mvuga inkuru z'Uwiteka nkunda kuzigeranya n'ubuzima bw'iyi si, kugira ngo abantu benshi bamwe basobanukirwe birushijeho. Niba nkubwiye ngo umubatizo ni nka mariage, abantu benshi bimariya niko bagumana n'abagabo babo, niko bagumana n'abagore babo. Beno hari abantu benshi baba bari mariye, wenda tunavuga bakiri kumwe n'abagabo babo n'abagore babo mu ngo zabo, ariko bakabakora ibidakwiye, akaba yamuca inyuma, akaba afite utumesaje ari koherereza abandi bantu ku ruhande. Urumva ibyo byose nibiba bidakwiye. Ni kimwe nuko hari n'abantu rero bagirana iyo mariage na Yesu Kristo ari wo mubatizo, ariko bakaba bafite ibindi bikorwa bakora inyuma. Satani yabongorera bakamwumvira, yagira icyo ababwira gukora bakagikora. Ubwo n'ubundi uba uri kwica wa mubatizo wagiranye na Yesu Kristo, uba uri kwica rya sezerano wagiranye na Yesu Kristo. Icyo rero nicyo kintu abantu badakwiye gushingiraho bavuga ngo kubera ko nabatijwe ngo nzajya mu ijuru, ngo kubera ko already ngo nahaye ubuzima bwanjye Yesu Kristo. Reka ngusomere gato mu Baroma igice cya 6 ku murongo waho wa 3 n'uwa 4. Haranditse ngo ntimuzi yuko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe, nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese, abe ari nako natwe tugendera mu bugingo bushya. Mu by'ukuri urumva abantu bakunze gufata umubatizo nk'uko bivugwa hamwe na hamwe muri Bibiliya, bagafata ku karongo konyine kamwe kabereka ko nyine niba babatijwe bahise bapfana na Yesu Kristo, bahise bazukana nawe nk'uko yazutse, nyine bakaba bashya. Ubwo icyo gihe bagatavuga ati Yesu Kristo yarazutse ahita ajya mu ijuru, kuba mu ijuru. Ubu bivuga ngo nanjye kuba mbatijwe, just kuba mbatijwe ijuru ndarifite. Ariko bakibagirwa indi mirimo. Ni byinshi, erega Bibiliya ntabwo ariko ishingiye ku murongo umwe, ishingiye ku bintu byinshi. Niba unabatijwe, yegura batijwe, ariko ufite iyihe mirimo? Mu by'ukuri reka nkubwize ukuri ko hari ukubatizwa, ubundi kubatizwa nta nubwo bikwiye gutangira juste kuvuga ngo ndabatijwe. Ni ibintu bigomba kubanza kuza mu mutima wo kumva ko wizeye Yesu Kristo. Ni kimwe nkuko nakubwiye ngo mariage, hari abantu bashyingiranwa n'abandi akagendera kuvuga ngo uyu muntu ngiye kubana nawe kuko afite imitungo runaka. Uwo muntu rero ntabwo uba umukunzi, mu mutima wawe ntabwo uba umufitemo, uba uri gukurikira ibyo atunze, uri gukurikira iyo nzu, uri gukurikira amafaranga, uri gukurikira nyine ibyo ubona azaguha. Uwo muntu rero n'ubundi iyo mubanye, uwo mubano mu rugo ntabwo ugenda neza kuko ntabwo wakurikiye we, ntabwo warebye umutima we, ntabwo wagiye ushaka kumufite rwa rukundo koko rukwiye, ahubwo ugiye ufite ibyo ushingiyeho. Na Yesu Kristo rero hari abantu benshi babatizwa mu by'ukuri bafite ibyo bashingiyeho, badashingiye kuvuga ngo barashaka kumwakira, ngo baramwakire nk'umwami n'umukiza mu mitima yabo, noneho biyemeje ko bagiye kumuha ibyo batunze byose biba ari ibye, mbese bimukorere. Bakagenda bavuga ngo okay, none ngiye kubatizwa kubera ko nimbatizwa ndahita mbona ijuru, ubwo igihe cyose azazira n'igihe cyose nzapfira ntabwo nzarimbuka. Cyangwa se mu by'ukuri Yesu Kristo ubwo ahita aba umubyeyi wanjye, ntago nzakena mufite, mbo azampa ibyo ari byo byose, aratunze byose azabimpa. Hari abantu benshi rero bagendera kuri icyo kintu, kandi umubatizo wakabaye ari ukuvuga ngo nsezeranye na Yesu Kristo, muhaye ibyanjye byose. Ariko ikintu rero abantu badabasha gusobanukirwa nuko ntago wereka abantu mu by'ukuri kubatizwa. Niyo mpamvu abantu benshi bakunze kuvuga ngo barabatijwe bongeye basubiye mu mazi, bongeye basubiye mu mazi. Ntabwo ubundi byakabaye bibaho, kuko iyo usezeranye n'umuntu runaka musezerana inshuro imwe. Cyokoze ubwiye bikunaniye no handi mu divorce nyine bikaba birarangiye. Ariko ntabwo usezerana n'umuntu
ngo ejo bundi muzongere musubire mu rukiko none se mu rukiko mwasubira mukongera mukiyandikisha mugasezerana kandi mwanditswemo, ntabwo bishoboka. N'umubatizo rero nuko wakabaye ugenda, ntabwo abantu bakabaye bumva ko kuba warabatijwe wamaze gusinyana amasezerano na Yesu Kristo ko umuhaye ubuzima bwawe bwose mwasezeranye nk'abagiye mu rukiko, none ngo nurangiza ngo ejo wongere usubireyo ngo ugiye kongera gusezerana, ntabwo byakabaye bibaho, nta nubwo bibaho, ntibinakwiye. No muri Bibiliya ntaho batubwira ngo niwongera ngo ukangera ukaba umunyabyaha ngo wongere usubire ngo wongere ubatizwe, oya. Ahubwo ihana ibyaha byawe, kuko umubatizo wakoze nyine, umubatizo urashinganye nyine, wamaze kwakira Yesu, wamaze gusinyana nawe. Ariko ubundi waramaze gusinyana na Yesu Kristo ko mwasezeranye nyine, ko ari wasezeranye nawe, nta nubwo wakabaye ugira ibindi bintu ujyamo, kuko atura mu mutima wawe noneho mukagendana. Ni nk'uko uhita ubana n'umugabo wawe mu rugo rwawe, noneho akajya kubwira ngo tugiye gukora iki, kandi ubundi icyo gihe nyine n'ubundi ibyo ugiye gukora byose ubundi ugomba kuganira n'umugabo wawe, n'umugabo wawe nawe akaganira n'umugore we. Bivuga ngo niba mugiye no kubaka inzu muraganira, tugura ikibanza twubaka inzu, ese urabona twazubaka inzu imeze gute. Ubundi icyo nicyo kintu iyo umuntu amaze kubatizwa bakwiye gukora, kugira ngo aganire na Yesu Kristo. Ubuzima bwawe bwose ugasigara wumva ko utigenga, ko ufite uwo mwasezeranye ari we Yesu Kristo. Icyo gihe ubuzima bwawe bwose rero icyo ugiye gukora cyose ukabanza ukamugisha inama, yaba ari gito yaba ari kinini, nk'uko nyine umugabo n'umugore baba barasezeranye mu rugo bigenda. Icyo gihe rero byose ibyo ugiye kunyuramo byose, niyo mpamvu mu gitondo ubukuye kubyuka ukabwira Uwiteka uti uyu munsi mfite gahunda, ngiye kujya no mu isoko, ngiye guhaha, urabyumva ute, ndahaha iki, izo ni ingero ndi gutanga nyine z'akantu kagaragara nyine, utuntu duto byo kuvuga ngo wenda ngo ngiye kujya ahantu naha bimeze gute. Niho hahandi usanga ngo nta kizagera ku mwana w'Imana atabanje, mbese Uwiteka atabanje kukimumenyesha, kuko ubuzima bwawe wabuhariye Yesu Kristo. Mbese muri Mariye mwarasezeranye. Icyo gihe rero azakubwira buri kimwe cyose, muzaganira, niwe uzashyira nyine ubuzima bwawe imbere, ajya kubwira ngo do ahantu hagere, ahantu hakore ibi nibi, mbese byose azabikumenyesha. Ndashaka mu nkuru ikurikira nzashaka kuzabaha ubuhamya bw'uburyo Yesu Kristo yankoreye mbese n'ubuhamya bw'ubuzima bwanjye. Mu by'ukuri bya bindi mbabwira ngo iyo wasezeranye na Yesu Kristo nta kijya kugeraho nyine atakumenyesheje, nta cyiza. Ubwo n'ubuhamya mbateguriye n'ukuri mu nkuru y'ubutaha izakurikiraho. Stay in touch, tuzabane uzabyumva. Ariko mbere yuko nsoza iyi nkuru y'umubatizo, icyo nshaka gukomeza kwisobanura, reka mbasomere mu byakozwe n'intumwa igice cya 2 ku murongo waho wa 38. Haranditse ngo, Petero arabasubiza ati, nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwe iyi mpano y'umwuka wera. Rero aha hantu yaravuga ngo ni mwihane ibyaha byanyu, mubatizwe, muzabashe guhabwa n'impano y'umwuka wera. Ariko ikintu nshaka kuvugaho hano hantu nuko kubatizwa bibanzirizwa no kwihana. Nujya kubatizwa ukagenda kuko uvuga ngo nimbatizwa ndabasezeranye na Yesu Kristo, nibyo ubundi hari etape, hari igisabwa kugira ngo ugere ku mubatizo. Nukubanza nyine banza wihane ibyaha byawe, wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, none uzabone no kubatizwa. Ibyo rero ni kuvuga ngo ni ko kwa kundi uzaba, ntago wajya kubatizwa wanze kwihana ibyaha, kuko ni nko kuvuga ngo uri kuvanga na Bibiliya bivuga ngo haryo bwawe bivuga gute we, baravuga ngo abami babiri, mbese ntukakorera abami babiri. Sinibuka neza ukuntu muri Bibiliya bivuga neza, ariko baravuga ngo ntugakorere abami babiri. Kubera iki? Kuko washimisha umwe undi nyine ukamuryarya, cyangwa se ibintu nk'ibyo. Bivuga ngo rero niba ugiye wuzuye ibyaha ukajya kuvuga ngo ugiye kubatizwa, uri guhisha abantu, uri kwereka abantu biyisi mu by'ukuri ko ubatijwe ko baye umwana w'Imana. Ariko mu bwihisho ufite byinshi ufitemo. Kandi rega ubuzima bw'isi nkuko ngiye mpora bibabwira, ntago ubuzima bwacu burya bushingiye ku bantu, ubuzima bwacu bushingiye ku byo tutabona, ku mwuka wera no ku myuka y'umwijima. Ibyo dukora byose nibo tuba twereka. Ibyo rero iyo uhisha abantu ugira ngo uri guhisha abantu, ariko kuzimu n'ijuru ntacyo wabahisha. Ubwo rero iyo uvanga ibyo baba bibona, kandi rwose ntugire ngo noneho Satani uri kumushimisha birushijeho, kuko abakure bakabona ko ibyo uri gukora nyine uri kugira ngo uri kubeshya abantu. Weho rero aba yagufatishije, aba yakwiboneye, aragukoresha, noneho ugasigara ubona ubuzima bwawe n'ubundi nta gihinduka. Kubera iki? Uri mu byaha, ufite ibyaha, wibwiye yuko kubw'ibyaha ufite n'ibyo ukora nubatizwa byose byabihanaguritse, noneho mbese bimere nkaho uzajya ukora ibyaha mu rwihisho, ariko ukomeze ube mu byaha, kandi ntabwo bishoboka, nta naho bihurira. Ubu ukwiye kwihana ibyaha, kandi ukihana umaramaje, kandi kwihana ibyaha nta nubwo wabyishoboza. Niyo mpamvu ukwiye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, agatura mu mutima wawe, noneho akaba ari we ubasha kugufasha kuva muri bya byaha. Akenshi iyo tugiye koga
ntago tujya koga kuko dusa neza, ntago uva muri dushe ngo uhite usubiremo ako kamwanya ngo uhite wongera nyuma usubiremo kuko uva muri dushe iyo uvuye koga uba wumva rwose woze neza nta kibazo, isabune wayikubiseho byose woze warangije nyine urumva urasa neza, icyo gihe ukatambuka ukagenda, wamara kugira aho ujya ukagaruka ukavuga uti natambutse ahantu runaka wenda ivumbi ryangiye hose cyangwa se na transpier, mbese ugahita uvuga uti reka nongere nsubire koga gutyo kuko wumva wanduye. Rero no kuwiteka niko bimeze, ni wakira Yesu nk'umwami n'umukiza uzamwakira wanduye kugira ngo abe ari akoza gukuremo ibyo byaha. Ntago wabyishoboza, ntago wakwiyoza in the spirit, ntago wakwiyoza ibyaha ufite, ntago we wabyishoboza. Yesu Kristo yarabivuze nta kintu twakwishoboza turi muri iyi si, tutamufite nta kintu twakwishoboza uretse we wenyine niwe udushoboza. Ariyo mpamvu rero nkubwira ngo wirindira kuvuga ngo ushaka uzabanza ngo wihane ibyo byaha byose ubimareyo ngo wabishobora, ntago bishoboka kuko ntago wakwishoboza. Mu by'ukuri icyo ukeneye ni iki? Urasabwa kujya kuri Yesu Kristo akaba ari we ukoza. Mu by'ukuri ntago wakwiyoza, nta kintu wakwishoboza uri muri iyi si uretse gushobozwa na Yesu Kristo ubwe wenyine. Rero nshuti mwene data, reka nkubwire ngo nta kindi tubereyeho muri iyi si, nukuri n'ukubana n'Uwiteka kandi tuzabana nawe, tuzashobozwa nawe ariko twamwakiriye agatura mu mitima yacu. Tutamufite mu mitima yacu nta kintu twakwishoboza. Niyo mpamvu usanga benshi barananiwe, ukabona nyine aragerageza kwihana ibyaha bikanga, akabatizwa ngo ariko ibyo byaha bimushizeho, akabona none biranze, ejo akazongera akavuga ngo asubiye mu mubatizo. Ntago bishoboka bene data, kubatizwa ni rimwe ntago ari inshuro nyinshi. Mbese icyo gihe ariko iyo umaze kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza ni ugushoboza byose. Nshuti mwene data, reka rero ngushimire wowe twabanye, kandi nukuri mujye mwandika muri comment namwe mumbwire uko mubyumva, kandi iyi nkuru nukuri nujya wumva ko hari undi muntu yafasha yagirira umumaro ujye uyimusharingaho, kuko icyo tubereho kuri iyi si ni ugufasha bene data kuzabona ubwami bw'ijuru. Twese dufashanye kuko Yesu Kristo yarabivuze, nitugende tubwira abandi bose ubutumwa bwiza. Ntago rero icyo twamenye cyiza tukwiye kukihererana ngo tukigumane, birakenewe, nicyo dukwiye gukora, niduha abandi inzira natwe twabonye. Ngaho rero kora iyo share, uwo ari we wese yageraho no kuri yagira ikimumarira. Kandi reka ngusabe wowe utarakora subscribe ukore subscribe, kandi nkomeje no gushimira na buri wese wakoze subscribe. Imana iduhana umugisha.